nitwa Nick. Nifuje kubasangiza inkuru yanjye y'ubuzima ahari yagira ikibigisha. Inkuru y'ubuzima nabayemo bubabaje kugeza aho ngeze ubu, dore uko byagenze. Iwacu navutse ndi ikinege, siko nta murumuna, nta mukuru wanjye, nta mushiki. Burya Imana ntiyirera koko naje kubibona. Data na mama bitavye Imana mu buryo butunguranye, nabyo ubwabyo n'indi nkuru. Iwacu ntitwabaga mu Rwanda, murabyumva. Data na mama bahuriye mu kindi gihugu kitari u Rwanda baje gushakisha. Byumvikane ko nta wundi muryango nka sogokuru, ba tante, ba nyogokuru, kuko ababyeyi banjye bari Abanyarwanda na bene wabo bose babaga mu Rwanda. Papa yari umuntu wangaga agasuzuguro cyane nko gufatwa nabi, ngo ntabwo turi abene gihugu ngo tuzatahe, aribyo byaje kuvamo urwango rw'abaturanyi. Nuko rumwe ubwo hari nyuma ya saa sita, njye na mama twumvishe urusaku rw'amabati y'inzu twabagamo. Amabuye acicikana hejuru y'inzu, ari nako yahuranye ibirahuri byiza by'inzu yacu twabagamo, kugeza ubwo rimwe ryanyikubise ku mutwe ntangira kuvirirana. Umuturanyi umwe w'umugabo wangaga papa wamugiraga ishyari cyane yaraje aravuga ati, mwaje imbokoboko, byaba byiza musubiye ibuko kuko nta kintu muzavana. Nuko mama n'ubwoba bwinshi yahamagaje akamoto, nako bamuca menshi ngo nuko atari umunyagihugu. Mama ati, ntacyo mupfa kungereza umwana kwa muganga, ayo mushaka yose ndaza kuyabaha. Ubwo banjyanye kwa muganga, cyakora baramvura, barampfuka aho nari nakomeretse, turishyura turataha. Gusa mama ntiyigeze abwira papa ko baduteye bakanadukomeretsa. Papa yaje hakiri kare hakibona, kuko ari no kuwa gatanu nk'abandi bantu bose yaraje muri weekend. Isanze mama yazanye umuntu wari uri guhindura bya birahuri bari bamenye. Njye nari ndi mu cyumba mpengereza mu irido. Mama yaramusobanurira uko byagenze, mbona umujinya uramwishe, abuze icyo afata pe. Muri make umujinya wari umwishe cyane. Maze yinjira mu nzu asuka amazi, nanjye nza gake gake. Papa kinkubita amaso bari bamfutse ku mutwe hafi y'ijisho, noneho yabaye nk'usaze. Kari bwije gusa papa yararanye umujinya ku buryo yabwiye mama ati, tugomba kuva aha hantu bidatinze kuko abantu bazatumerera nabi. Gusa mama we yumvaga adashaka gusubira mu Rwanda. Hashize iminsi mike ibyo bibaye. Mu gitondo mbere y'uko papa ajya mu kazi, mama yaramuteguriye, aramuherekeza, aramubwira ati, uze kubanguka unzanire n'icyuma cyo guhatisha ibyo guteka gisanzwe nta kibuze. Twasigaye aho, papa nawe aragenda. Bigeze nko mu saa moya n'igice za nijoro, papa yaje yahagira cyane kandi afite n'amaraso ku ishati. Abwira mama ngo, mufate ibyo mushoboye tuva aha muri iyi nzu. Njye nari ndi muri salo ntegereje kumva ibyo bambwira. Mama akomeza kumubaza ati, se bigenze bite? Papa ati, abantu barantangiriye, nanjye ndi kwirwana umwe mujomba cya cyuma nari mvuye kugura. Rwose ibi bintu biraza kudukoraho pe, nimushake mugire vuba tuva aha. Mama yarambwiye ati, ambara ikote wa mwana we n'inkweto zifunze. Nsubira mu cyumba nkora ibyo mama yarambwiye. Papa nawe atangira gufunga, maze atubwira aho duca ngo nitwagera tubamutegerereze. Twaragiye dusiga wakiri aho afunga, turiruka koko. Tugeze aho twagombaga kumutegerereza turahagarara, turamutegereza mu mbeho. Gira ngo ijoro namwe murarizi, burya baca umugani mu Kinyarwanda ngo karyoshye ntigahora mu itama. Bwagiye gucya, famiye yanjye iri mu makuru, papa na mama bashinjwe kwica umugabo n'imfura ye y'umuhungu. Hakaba hari gushakishwa umugore we, bavuze imiterere numva ni mama. Bongeyeho ko ari kumwe n'agahungu k'imyaka nka 12. Ako kanya twamenye ko papa twari dutegereje yapfuye cyangwa yafashwe. Gusa kuko mama yashakishwaga, aho twari turi yabaye nk'igiti yumiwe. Polisi nazo zo muri ako gace zatangiye kunyuranyuranamo zidushakisha, natwe twiruka. Mu by'ukuri njye sinumvaga n'impamvu turimo twiruka gutyo, ariko nakwibuka amakuru tubonye mu karesitora yari gutuma niruka kugeza badufashe cyangwa dupfuye. Ubwo twarimo twisha polisi yaho n'abantu bari batuzi,
papa we muri iryo joro yari yishwe n'abavandimwe baba w'umugabo wahoraga dutesha umutwe kuko habaye imirwano pfiramo n'imfura yawe, maze na papa aramwivugana. Numvaga mu Rwanda gusa sinarinzi inzira ijyayo, gusa numvaga ko haba amahoro. Mu gihe twicaye gato ngo turuhuke sinigeze menya ko imiteto urukundo ababyeyi banjye bampaga yari igiye kurangiriraho. Icyo gihugu twabagamo kwica umwimukira noneho byongeyeho akatazwi, urebye byari nk'aho byemeye rwose. Mu bene gihugu harimo abagome bangaga bimukira cyane cyane abanyarwanda. Byari bigeze nka 9:00 turimo tugenda twihishe, habe kurya habe kunywa. Njye rero nari naratese nubwo nari nihagazeho. Ubwo nabwiye mama nti ndashonje, nawe ati vayo tugende tuzaba turya yewe. Nahise mpagara nanga kugenda, ahubwo noneho ntangira no kwirizariza. Mama yarahagaze arandeba kuko abona ko inzara imereye nabi, arambwira ati guma huri ntuhave, nkuzanire ji n'umugati. Numva ngaho ntaraza, ntababeshye ngo ifoto ya nyuma ya mama. Narahagumye kuko ari hihishe ukuntu ndategereza kugeza ubwo nasinziriye mu kizu gishaje yaransizemo. Narayahundira mfite ubwoba nibaza aho na mama nari nsigaranye nawe agiye. Ntangira kwishinja icyaha kuko ari njye wari umuhatirije kujya abantu bamubona. Ibibazo byambanye nk'ijana byakubitaniyeho ko naho nari nta muntu nari mpazi. Numva ibyanjye birarangiye pe. Burya mu kanya gato nk'ako guhombya ushobora gusigara nta n'icyo kuvuga ufite. Narayahubura cya ndahirirwa, numva inzara iranyishe. Kuri njye bwari ubwa mbere numvishe inzara kuko nari umwana umwe wacu bangaburira buri kanya. Ako kanya narahagurutse nsohoka muri icyo kizu nari ndimo, nubwo ntarinze aho njya. Niriwe nkata inzara ari yose, kandi aho muri ibyo bihugu bashimuta abana cyane kuko njye nari nkigaragara nk'umwana wo mu rugo. Abambonaga babonaga nsa nk'umwana wacitse iwabo, bakavuga ati buriya baraza bamubone. Nari mfite nk'imyaka 12, nari nyimaze naratese ku buryo nta hantu najyaga ntari kumwe n'ababyeyi cyangwa ntagiye ku ishuri. Ubwo byari bibaye nk'umunsi wa kabiri ntakora ku munwa, nta kintu nshira mu nda. Naje guca mu isoko ry'imbuto, nerura agaseri k'imineke mpita niruka. Twarirutse bidatinze bahita bamfata batangira kunkubita cyane, ariko njye mbabwira ko inzara yari inyishe ntari ngamije kwiba. Muri abo bantu haje guturukaho umugabo umwe wari umaze kumva ko naburanye n'ababyeyi, ahita yitambika babwira ko yishyura iyo mineke, ababwira ko anzi inatorotse mu rugo, babwira ko agiye kunsubizayo. Yarishyuye mfata ukuboko, ubwo nanjye ntangira kumukurikira, ari nako mfata ku muneke. Yari afite imodoka rwose, numvaga umugabo yibashe gutyo atari we wari kumpemukira bikomeye. Twajyanye mu modoka yari nziza rwose, ambaza uko nageze mu isoko kuko nanjye nta mahitamo nari mfite. Ntangira kumusobanurira mvuga nti uyu mugabo niyumva ibyanjye harari bungiriye impuhwe. Arambwira ati twijyanire se? Nahise mubwira nti ntacyo. Arambwira ati njye nta bana ndabyara, ikindi kandi nazakujyana hanze akaba ariho biga. Ibaza ibyishimo nagize muri ako kanya maze kumbwira ko azanjyana hanze. Nubwo nari umwana ariko numvaga wenda hanze y'igihugu ari mu Burayi, za Amerika, numva ko ari ahantu heza nyine. Ako kanya sinashoboraga no kwibuka ibyo papa na mama bari barambwiye, ko ari abantu biba abana bakabagurisha mu bihugu by'i Burayi bakabakuramo bimwe mu bice by'imibiri yabo. Gusa nibukaga ko mu migani y'ikinyarwanda nabwiwe harimo uvuga ngo sinikonsa uzakurure vuba. Tugeze aho yabaga yagiye kubatetse, ngiye banyereka aho kogera, nuko nangira koga. Nibwo ntagaruye akenge ntangira kugira amakenga. Mama yajyaga ambwira ngo amakenga ni meza kuko yagukiza. Ako kanya nahise niga gufungura amaso n'amatwi, gusa byanze bikunze nari nkiri muto. Gutekereza sinabihaga umwanya. Twarari uwo mugabo ntigeze menya izina rye, anyereka icyumba nzajya mba ndaramo, arambwira tujye unyitaha ko birahagije. Yanzaniye ibiryo byiza bya bindi biba bifunze mu dukarito n'ibikinisho byo kundangaza kuko yari arimo ategura inzira ingizo bakusanyirizaga abana mbere yo kubagurisha. Nzagaruka mbabwira uko naje kurokoka. Nubutsa ukanda subscribe no kunzogera kugira igice cya 2 kizahita kikugeraho.